sheri kakanya uvuye iwanyu cyangwa wahinduye gahunda? ubwo rero urashaka kunkanga? nakuvumbere rero ayo mahere yawe nayamenye. komeza wicare ureba imbere, ntupime na gato guhindukira. nuramuka uhindukiye urahura n'ibibazo. ntugire ikibazo, ntabwo nje kugukomeretsa cyangwa kubabaza, ahubwo n'urukundo n'urukumbuzi byinshi byari binzanye aha ngaha, nibyo binzanye aha ngaha. Momo, ndagukunda. Oui mama, ndi mu nzira ndi kuza ariko ndi kuza n'amaguru, imodoka yanjye yagize ikibazo. Oya ndi njyenyine, namusize mu rugo. None se none wambwiye ngo nze njyenyine mama? Sawa nakunde kansubireyo nje kumuza. Mumu, urabizi neza ukuntu nagukundaga. Urangije ufata urukundo rwanjye uruha abandi. Mumu, urashaka ko niyahura koko? Urashaka ko mpfa nishwe n'urukundo? Ariko ntabwo bizashoboka kuri jyewe. Njye ntabwo ndi ikigwari. Ntabwo nzaba nka babandi biyahura kubera urukundo. Kuherezo njye nawe tuzabana tu. Kuki utashatse kunyereka hakiri kare bigishoboka? Nese no gukundana n'umuntu ntazi igini. Ubu byararangiye, namaze kuba umugore wemewe n'amategeko. Nashatse kwiyoka inshuro nyinshi cyane, ariko ukantega abantu ngo bambone bamenye. Mumu, urabona nari gukundana nawe gute? Mushiki wa Rugamba ari hariya, urabona byari gushoboka? Nese ko namaze kurongorwa byarangira agira ngo mbigenze gute? Umugabo wanjye ndamukunda cyane. Mumu, ntabwo urarongorwa, ntabwo urarongorwa. Uzarongorwa igihe uzaba warongowe nanjye. Ntabwo urarongorwa, ahubwo Rugamba niba umukunda umubwire neza atandukane nawe kandi akugendere kure. Bitari ibyo nzamwicira mu maso yawe kandi nawe uzabibona. Akura umugabo uri muntu ki? Udashaka ko ngubona kuva kera? Cyangwa uri umuzimu? Inama nakugira nuko wagenda, kuko umugabo wanjye naramuka gusanze aha ngaha arakugirira nabi. Ntabwo umukiranuka rwose nushaka kugenda. Rugamba naza umwereke iki cyuma, nurangiza umugire inama yo gutandukana nawe hakiri kare kandi akugendere kure. Bitari ibyo iki cyuma kizamunyura mu mutima
ndabizi ntabwo wanyica ahubwo ngiye guhindukira nkurebe. Zamu fata uwo muntu aje kutwica. Zamu tabara. Sheri, ndumva mfite ubwoba. Umurahani biraza kugenda neza. Yesa. Oya n'umugingo umaze iminsi untesha umutwe. Ahubwo afande nkeneye uruhushya rwanyu kugira ngo ujye mwihigire. Oya nta bundi bufasha nshaka. Asante sana afande. Hani umuri umuginga mu minsi mike ndamukugirije. Thank you. Okay. Hani bizere ko bitari butinde. Izi gahunda mfite. Wow, honey, you look very nice. Irakubereye kabisa. Kanje kwambara iki?
Ako hani wagira ngo hano hantu bazi size yawe neza neza. Imyenda yose irakubereye. Allô? ariko uri mu biki? Iki ni icyuma. Nkeneye ako gasakoshi. Nutinda ndahita ngukatamara. Ikibeshye, naguhita nkwica. Ntusakoze. Ninde wabakubise? Tubabarire boss. Ceceka. Agasakoshi kariye. Agashakoshi barakajyanye boss. Ukajyanye nyuze hariya boss. We kuhagaze hano urashaka iki? Shaka iyo shakoshi. Ishakoshi? Wowe ishakoshi nkande? Urasuba ishakoshi hano nkande? Eh? Ariko hani mu by'ukuri uriya muntu ntago mwari bwahure n'umunsi wa rimwe byibuze ngo muhone imbona nkubone.
sheri ni ukuri kose nawe nzi pe ntabwo nzi ukuntu nakubwira ngo unyumve sheri ni iki kintu nakubwira ngo unyizere kuko ngubwize ukuri ni ukuri kose nawe nzi hani humura ntugire ngo ndi kugushinja ni ukumenya nimba mwarahuye byibuze ngo ube wamubona ngira ngo mbone uburyo nakora akazi kanjye ntabwo turahura nawe nzi none se nta n'umuntu n'umwe byibuze waba ukeka kugira ngo nawe tumubaze nta muntu nkeka n'umwe uwo nageragezaga gukeka wese nagiye kubona nkabona yaje yakubiswe kandi ngazira ngewe ntabwo muzi shu ntabwo muzi pe ni ukuri kwimara nawe nzi Yes. Ariko wa mugabo sinzi umunsi nagufasha ikintu nzagukorera. Mu by'ukuri urifuza iki? Ese ubwo wari uzi ko umubiri w'umuntu ugizwe n'ingingo 260? 192 ziva ku muntu umwuka ukimurimo. So ndumva wumva icyo shatse kuvuga. Inama rero nge nakugira poteya. Cyane ushaka uniyahure ko ngewe umunsi twahuye ibyo navuze haruguru birahagije. We poteya atari ibyo naho Rugamba, inama nakugira rekana na mumu. Ntugire ngo nzakugirira impuhwe, nzakwica kandi nzakwica nabi kubera uwo nakunze. Mumu andutira byose. Ntugire ngo iyi ni filime ndimo ndakina. Uko niko kuri. Nzakwica. 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 Wamukatse.
uyu muginga ashobora kuba ataramenya uwo ndi we ko sinumva ukuntu atangiye kumenyera bigeza ariko agomba gufatwa. ariko hari abantu benshi nzi bagiye bakundana na mama gusa we ntiyigeze bakundana rimwe. hari n'undi umwe utarigeze yemera kwigaragaza n'umunsi umwe. abo bose turabakeneye tugira icyo tubabaza maze mbone uburyo nzafata uwo muswa. Rugaba waje ryari? Mwiriwe mama. Mwiriwe neza. Nibwo nyihagera. Sherry? Shu! Barundebere. Iyi si ya handbag yawe bari barakwibye? Ako nk'uyu muntu anshakaho iki koko? kandi umuntu uri gukora ibi bintu ni wa wundi. Uyu muntu uri gukora ibintu rwose ni wa wundi nta wundi. Uskora ibyangombwa byanjye byose bikirimo. Ese ubundi zamari hehe? Zamu! Zamu! Ubwo ntawe uhari. Ariko ngiye ntago mbyumva neza. Ni gute umuntu ashobora kwinjira muri uru rugo nkaho nta muzamu dufite? Ubu se amaze iki? سلام ابوف. hano muri uru rugo mbere yo kugira ngo usubize umuntu ubanza kwitambuka uvuga uwo uri we nawe uturuka icyo ushaka. Se nibyo ngibyo
nitoka bwana sesega kwandi mwe Kimironko bofu dinjiniya abantu bose baranzi hano narinje kureba ko Imana yaguye mu mutima wanjye arankunda nanjye ndamukunda kapsa ahubwo sarahari ese ubundi yaba yarakubwiye uwo ndiwe kuri we? yarabimbwiye nturi umusaza wose ariko nanjye nakwibwiye. ahangaha iyo ushaka umukobwa ubanza kumukorera, nawe rero Akimana uramukorera kugira ngo umwegukane. ugomba kumukorera. ariko bofu nase ibyo kumuta byari birimo wambwira nkareka kumukunda ukazamwirongorera. ugomba gukorera Akimana kugira ngo umwegukane, urabyumva? icyuma cyo ngitinya kubi ntabwo nshaka gupfa none ahangaha, izindi kondisiyo nazemera ariko icyuma oya. izindi kondisiyo urazemera? kondisiyo ya mbere njya kuguha ni uko ugomba kuryama hasi nkagutsibura inkoni 30. urabyumva? ndabyumva ariko icyuma cyo kitarimo kapsa, icyuma cyo gabofu uraryama nk'abana koko, ibyo ni ibya kera muri pirimeri. jamasi ariko wowe ntubana ikoti ryanjye rirahenze, basi inkweto ameze gutya ariko ikoti kundishyire hasi. jama hasi. haguruka haguruka. kondisiyo ya mbere yatsinze. ceceka! ubu ugiye gukorera kondisiyo ya kabiri, usigaje kondisiyo ebyiri. kondisiyo ya mbere ni uko ugomba kunsekera, useke useke seka igitwenge igitwenge igitwenge. kuririmba indirimbo bita mbeka nyamanza keza. utangire. mbeka nyamanza keza mbona wishimye cyabiguteye ubwo natwe naje reka nikomora abanyeshuri numva nawe ngo bihujijwe Celestin, ubaye iki? Byagenze gute?
Kamanzi, kuki wansuzugura inshuti yanjye? Biri wakoze ni ibiki koko? urangiye nakwemera ko urongorwa na Vagarasi? ahubwo niba umukunda uzambwira ntazagaruke aha ngaha. Kamanzi, nturebe ibyo nkoreye, nturebe uburyo umbabaje. Nzabigusubiza, nanjye nzakubabaza ubabare nk'uko nanjye mbabaye. niwe bita babu Karangu? Yes, ngiye. Ushaka ko tujyana kuri office? Hari utubazo najya nkubaza. Kuri office? Wowe urinde se? Njye nitwa Rugamba, nkora mu ishami ry'ubutasi. Ushaka kujyana? Agenda kanambare mu. Akoze ubundi koko simperuka mu kabari, simperuka kurwana, simperuka kwiyenza, nta muntu uderuka gutukana, none mujya kubazwa kuri office koko. Gira vuba tugende. Afantiye narangije. Napenda waje kutembea. Sema funga. Kana mwa mushenzi w'umwabo basi. Nzabarira wihangana cyane. Si jewe nukuri. Nuko utibona kunyo. Uravye kuntu hameze hariko amadodari. Yeye ndi umuhanda se. Wekane kurunye kumbabaza siki. Reka nkande ngaha maja munsi y'inyo gatoya. Akande gake. Mukatsi yaranyagiye kweli. Karibu.
Yewe nitoka Bwana Celestin Kakwandi, ni engineer. Nanjye nitwa Nadege. Waki. Nagira ikibazo. Ndakubonye mbona urasa na mama neza fotokopi. Mama naramukundaga cyane. Yitabye Imana ariko ndakubonye ndamwibuka. Pole sana. Icyari kinzanye mushuti wawe yarantumye ngo musabire imbabazi kubyo musaza we yagukoreye. Yambwiye ngo mubwire umubabare ntabwo ariko yabishakaga kandi ngo arifuza ko musubirana. Uvuye yose nguje gusabira ko Imana imbabazi. Nibyo uriya mukatsi ngo ni musaza we yamuriye. Ubu ndicara nkarira. Ndicara nkaribwa. Umva, nanakubeshyaga ntabwo usa na mama. Na gato. Ntabwo musa kapsa. Uje nubwire ko Imana ngo ntabwo mushaka. Uzabwira umusaza wawe genda mwirongorere. Nta nubwo nkimukunda. Kandi uzambwire uriya mukatsi ngo ni musaza we. Nuko yasanze ntabyukanye umushinya. Imbona yaramweretse. Wongeye kongera kungufu zo nsanzwe nsi. Wundi. Ndebone n'uriya mukatsi. Ubwo ndabona yaragukubise nkeye. Iyo uza gukubona kabiri, ibyo bigambo uhurutura ntabwo ubivuga. Reka nze njye kumubwira azamuke wongeye uhurutura ibyo. Mama, waruje kuneka se? Oya. Niba waruje kuneka ugere mumbwire ngo ndamukunda rero. Ndamukunda wongeye ngo ndamukunda. Ahubwo nzarukuba kabiri. Umbwire na musaza we rwose. Ntacyo mpfa nawe. Ntacyo mpfa nawe si bofu se. Ubu se nta mpfa nawe iki? Kabisa ubimumbwirire. Jana umubwire. Yibeshye se. Ndabwira abashinzwe umutekano cyangwa mbwire daso. Zuzu, cyahita ibeze ko gitinze mwana. Yatinze ariko wenda ashobora kuba agiye kuza. Reka dutegerezeho gatoya. Okay. Jolie, wibuke ko tugomba kumukura. Mukora cyo gusitura mu nyasambu mwiyoreje. Zuzu, urasikaje mbona hariya. Umutipe twiganye kera, urabona atari we. Yewe, izi ko ari we. Tugende kumusoza. Kashibiti. Tubona ari gukumbuye. Nani bese se? Nabwo kasho twiganye kera. iryo zino umaze kurimpamagaramo inshuro ebyiri. Nongera inshuro ya gatatu ndakuvunagura. Ni gute ushobora kumpamagara izina ryo muri segonderi? Hano turi mu mashuri. Vanga!
Tambuka. biriya ni ibiki wakoze? Urafata umuntu ukamukubita ukamuhindura kuri umurenganya? ariko namubazaga kugira ngo umenye umuntu uri kudukurikirana uwo ari we. Gufata umuntu ukamuhindura kuri niko babaza? Sheri, wanshatse ndi isugi. Urani inshuti yanjye isanzwe twariganye. Yansabye ko dukundana nanjye ndamwangira. Ubwo duhita tuba inshuti zisanzwe. None uramufata ukamugira kura kuko ari inshuti yanjye. Hani, ngira ngo urabizi ko umuntu uri kutugendaho tutaramenya uwo ari we. So nagomba kubigenza kuriya rero kugira ngo umenye uwo ari we. Bivuga ko inshuti zanjye zose cyangwa abahungu bose twamenyanye ugomba kubagira kuri. Yes. Njye niko kazi nkora, ngomba kumenya uwo ari we. Kandi abikora ku bw'inyungu zacu, kubw'umutekano wacu. Oya. Oya Rugamba. Ntabwo nshobora kubyemera. Oya rwose ntabwo inshuti zanjye zigomba kunzira. Noneho ugeze aho kumpamagara mu izina. Hani umva nkubwire neza. Wishaka kumbuza gukora akazi kanjye. Uranyumva? Uno muntu uri kudukurikirana ntabwo tuzi icyo dushakaho. So let me do my job. Uranyumva? Umutima wanjye urimo gushya. Mbabarira umbwire ijambo rimwe gusa. Mbabarira umbwire ijambo rimwe niyo waba umbeshya. Mbabarira umbwire ku nkunda. Umutima wanjye urakora. Nadege, kuri umukobwa mwiza, ukaba uturuka mu muryango ukize, kandi ukaba ufite n'amafaranga, kandi urazwi. Kuki ukunda umuntu nkanjye, uciriritse, usuzuguritse nkanjye? Kuki? Njyewe mbibonye birambabaza. Nawe urabizi ko gukunda utwereka ko atakwitayeho bibabaza. Uretse gukunda utakuzi, utazi yuko unabaho ukareka tukibanira ko ngukunda, kandi ko ntacyo uzambura. Kamanzi, reka nkubwire ikintu kimwe. Aho uzajya hose kandi ujye uhora ukibuka, ujye umenya ko ngukunda. Kamanzi, ndagukunda.
Mumu ni ukuri ndakumva pe. Gusa ikintu ugomba kumenya ni uko ugomba kumenya ko Rugamba ni umusirikare kandi agira amahane. Kire nuko nawe umbwiye. Ni ukuvuga ko inshuti zanjye zizajya zondagurwa buri munsi. Nari nzi ko nje ngusanga ngo wenda umuhumurize nka mushiki w'umugabo wanjye kandi nk'inshuti yanjye. None mwese muri kimwe. No, ntabwo ari uko nashatse kuvuga mu. Ikintu nashatse kukubwira ngo ngomba kuganira nawe nkamubuza ikintu cyitwa amahane. Gusa ikintu ugomba kumenya, umenye ko Rugamba gukunda no gutanga ubuzima bwawe butanga kugira ngo akwitangire. Kire reka ngende. Mumu, ndaza kukurata tubiganireho. Rugamba ikintu ugomba kumenya, ntabwo naguhaye umugore kugira ngo umubabaze. Naguhaye umugore kugira ngo abituze kuri wowe nawe ubimpuye kuri we. None reba ibintu wirirwa umukorera. Ndakwiyamye ku mwana w'abandi. Ibintu ndimo ndakora ndabikora ku bw'inyungu zacu. Umuntu ndi guhiga na none ntabwo ndamenya uwo ari we. So ngomba gufata abantu bose naba nkeka nkababaza. Ikindi kandi agomba kumenyera ko umuntu yakora iperereza harimo n'ababigenderamo. Ababigenderamo apana inshuti za muntu, umwana w'abandi. Ikintu ugomba kumenya Rugamba, mu yaje iwawe ari isugi, mu maritonda. None reba ukuntu wirirwa umubabaza. Ese ko urumva uri kumenyera cyane? Uranegekera urugo nkandi wowe. Ntago nkeneye inama zawe, uranyumva neza? Noneho ubwo udakeneye inama zanjye, ubwo ngomba kugenda nkabwira umwana w'abandi akisubirira iwabo kuko adashoboye kubana n'umuntu utagirwa inama. Ngo ngwiki? Gaho nyica se turebe ibyo gisirikare do iriya hirya kuri. Gaho nyica se turebe. Nyica se. Icyo ugomba kumenya, nge nawe turi amaraso amwe, n'amaraso yawe. Ikintu ugomba kumenya, umuntu amubwiye ko umukunda kandi nawe aragukunda.
Honey? Honey, ndabizi ko biriya byabaye byakurakaje. Ibyo rero nabikoze kubw'umutekano wacu twese. So sinshaka kubona ubabaye. Honey, ndagukunda urabizi. Iyo ubabaye rero nanjye bingwa nabi. So please, ndakwinginze umbabare. Honey, urabizi ko ngukunda. Namaze kukubabarira kera. Numva nabaho utariho. Ndagukunda kuruta ibindi byose bibaho ku isi. Honey, urabizi ko nanjye ngukunda. Icyo ngomba gukora ni ukugukiza uriya muntu uri kudutesha umutwe. Kandi wihangane birashira vuba. Okay? Kumbara n'abantu. Nuko ari mu bibi. Reka njye mbashaka kuganira. Ariko tureba ahantu twicara heza. Ba mugabo ndabona muzi. Reka tugenda bari twicara se. Ko muzi umugabo ndamuzi. Uzi ko ari we. Umugabo twariganye segonderi sinyafaye. Yitwa Kajisho. Yes. Ariko ntabwo bakimwita Kajisho. Bamwita Kamanzi. Si koko Kajisho bane baba bamwitanga na gutya. Okay. Uranyibuka Kajisho? Ndakwibuka kandi cyane. Kandi ushatse wanyitwe ko ushaka izina nirikurije umuntu. Ntacyo bintwaye kabisa. Hako n'ubundi ndumva ntacyo bitwaye. Ntuze Kajisho ko ari ryo zina twakwitaga segonderi. Ntacyo bitwaye. Okay. Barman. Turebera umuntu dutumaho ngaho. None se ubahe kuva nazi ntabwo ndongera kubona. Narinze nkora n'ubukwe ntiwatana ubukwe bwanjye. Anyway, uyu ni madamu wanjye. Sibyo ko nanabonye umusankaho musanzwe muziranye. Madamu waturaziranye. N'abaturanyi baduhana invitation ubukwe bwawe narabutashye. Abo sinzi impamvu utambonye. Ese mushiki wawe araho? Akimana araho. Ahubwo nanjye mba muri uwo murwa sinzi impamvu tutabonana. Biterwa n'umwanya umuntu aba ari muri rwinshi. Kubona umwanya ni ikibazo muri iki gihe. Sibyo ko burya ibintu birahinduka kweli. Ubuse umugabo ukuntu yakwara yari inkubaganye ku ishuri. Hako ndabona yaravuyemo umuntu w'umugabo kabisa. Sundi ntabwo urashaka. Ntabwo ndashaka. Ariko mfite umufiance. Turi hafi yo kubikora. That's good.
reka mbaze njye muri toyi gatoya ndaje. Umuswa nyiteka akajisho imbere ya Mararungu koko. Umuswa nyiteka akajisho imbere ya Mararungu koko. Kajisho, uri mu biki ko uhagaze aho ngaho? Ntegereje ko basohoka nanjye ninjire. Kandi mbona wese zose zirangaye. Hano ari wese nkunda cyane. Iyo naje aha ngaha niyo ninjiramo kandi harimo umuntu reka asohoke nanjye mbone kwinjira.
sheri ntacyo wabaye. Hani ntacyo nabaye. Adui namwishe humura. Honey, 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 honey. No. Honey, honey, wisigo. Honey, honey, no. Wisigo. Honey. ariko reka nkubaze na n'ubu ntabwo urafata umwanzuro wo kurekana n'umugore wanjye uragira ngo nzafate umwanzuro w'amaraso niba utigira impuhwe ntabwo ugira impuhwe mama wawe na mushiki wawe urundi gushira umutima ntabwo nzibaza kugenza gute reka umugore wanjye abanza akiri mbone gukora akazi ko kuguhiga wowe komeza urwaze umugore wanjye neza kandi arwara amahoro namara gukira njye nawe tuzahangana bagicucu ndasi umugore nureze ngo murwaze amahoro wihereze nzagufata ngo wifatira n'amaboko yanjye ngo urabeshya ngo urakunda umugore wanjye kandi ushaka kumwica iyo uza kurasa ngewe ukandikira umugore akabaho nzakwica ko muri hejuru y'umurwayi habaye iki? Muganga urabona ko umwana wanjye azakira. Amarungu se? Yego. Arabaye ariko azakira. Ntabwo bamurashe mu cyico kandi mwikomeza kumurira hejuru kuko ari kubyumva. Humure rero ntacyo azaba. Ari mu maboko yacu. Ntigira ikibazo. Humura umugore wazakira. Ihangane. Arababaye ariko azakira vuba. Ari mu maboko yacu. Kandi ntabwo bamurashe mu cyico. Murabyumva? Nimusohoke ko muri kumucura umwuka. Mwabyumvise? Ntimwongere kurira. Mama, ihungabana humura. Azakira ari mu maboko yacu. Ntimugire ikibazo.
Rugamba no kwihangana. Kuri si niko bimera. Nanjye nabyumvise gusa numva ko ntashobora kurara nageze ahangaha. Nta kundi umuntu arabyakira. Burya ku isi umuntu agira inshuti akagira n'abanzi. Mu gihe umaze kumenya ko ufite abanzi benshi, kugerageza kwirinda no kwiprotekitinga bihagije kugira ngo ubashe kurwanya aduwe. Umurwayi arwariye. Komeza imbere ukata iburyo umuryango wa mbere. Umurwayi ameze ate? Ndabona ari ibisanzwe. Ariko mana yanjye icyangere ku muvuna muheto wankoreye ibintu ku mwana gurya wangiriye umwana gurya n'ukuri kwibagiye sifisigiro namukora. Mama mwihangane umwana azaki. Mumu, ibi ngibi ntabwo ari ibyabikoze. Mumu, ntabwo ari ibyabikoze. Hamwe n'ibyo ngibyo byo Mumu ntabwo ushobora gupfa. Ntushobora gupfa. Mumu kanguka, kanguka. Kanguka uriya umuntu agukunze kuva kera. Kanguka uriya umuntu agukunze kuva kera utararongorwa Mumu. Kanguka njyana imbere yawe, njyana imbere yawe kanguka Mumu. Mumu ndagukunda Mumu. Ntushobora gupfa twajyana my love, my love, my love.